bene data ndaje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tugeze mu kanya keza tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri Mount Olive TV. Mureke tujye mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaefeso ibice 2 umurongo wa 13. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Eka ongere nifashishe uyu murongo uri muri Zaburi ya 91 ndibuze gutindaho cyane. Zaburi ya 91 kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nshuti yanjye uyu munsi ndashaka kuganira umumaro wo guhungira muri Kristo. Turi mu isi aho abantu benshi bafite byinshi bahungiyemo. Bamwe bahungiye mu biyobyabwenge, abandi bahungiye mu bakomeye. Ni byinshi ndetse mu gihe tugezemo hari umuntu wumva atazongera kugira icyo akora, yumva byaramurangiranye. Umwe yafata n'ibiyobyabwenge akicingirana nabyo ngo bimuhitane ariko abihungiremo. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira ngo hari ahantu umuntu yahungira akaba amahoro masa. Haleluya. Sinzi icyo uhungiyemo muri iki gihe, ariko mubwiye ngo hari ubuhungiro butunganye, hari ubuhungiro bwiza, aho ni muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Bibiliya ivuga ngo mwebwe bari kure kera, ubu muri Kristo Yesu. Sinzi aho muri wowe, ariko hari abantu bari muri Kristo Yesu. Ndashima Imana ku bwawe, ndashima Imana ku bwawe wagize muri Kristo Yesu. Nawe utarahagera, amarembo arakinguye. Yesu ariteguye kwivanga, kwinjira umutima wawe, ariteguye kukubera umutaka, ariteguye gusobanura no gutunganya ubuzima. Reka mubwire aya magambo: iyo utarinjira muri Kristo ubu utarabaho, ariko iyo winjiye muri Kristo ubu utangiye ubuzima, ubu winjiye mu mugambi wuzuye w'Imana. Kuko iyo winjiye mu mugambi w'Imana, Satani nta mbaraga yagira na rimwe zo kurogoya icyo Imana yatangiye. Iyo utaratangira, uyu munsi ni uwawe. Ucumva aya magambo nicyo gihe cyawe, ucumva ubu butumwa bwiza nicyo gihe cyawe. Reka mubwire, uyu ni umunsi wagaruka ukihana, ugahindura ubuzima bwawe, ugatangira itangira rishya ry'ubutsinzi ririmo amahoro, ririmo ubugingo. Oh haleluya. Ubugingo tubonera muri Kristo Yesu buduhesha kubaho none, kubaho ejo, ndetse na hakurya y'ubu buzima turi. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu umugabo winjiye muri ubugingo umwe witwa Paulo yageze aho avuga aya magambo. Aravuga ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni Kristo. Ndashaka kubwira ngo humura, hungira aho bakukwiriye guhungira. Reka ngaruke muri Zaburi ya 91. Umwanditsi aravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Iyo winjiye muri ubu bwihisho, iyo wihishe muri Kristo, ukihisha ibyorezo muri Kristo, ukihisha ibyaha muri Kristo, ukihisha amakuba muri Kristo, ukihisha iterabwoba ry'umwanzi muri Kristo Yesu. Nshuti yanjye, iyo binaje bisanga uri mu gicucu cy'ishobora byose. Ishobora byose ishobora kugukiza abakome batagukiza. Kuba muri ubu bwihisho ukajya muri iki gicucu, uba uri mu mwanya w'umutekano wuzuye. Haleluya. Imana ishimwe kubahisemo neza. Imana ishimwe no kuri wowe unyumva uyu munsi ugiye gufata icyemezo cyo kwihisha hamwe natwe. Muri we turakomeye. Abinywaye mu ijambo ry'Imana, aho Yohana yanditse mu rwandiko rwa mbere aravuga ngo bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje. Oh haleluya. Kandi uku niko kunesha mwanesheje, ni ukwizera. Kujya muri Kristo bisaba kumwizera. Ubuzima bwawe hinduka umwana w'Imana, ukaba icyaremwe gishya. Ukaba umwana w'Imana. Ngo bamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore. Imana ishimwe buri muri abo ngabo batakikurikirana mu bisekuru by'iwabo, ubashakira mu nkomoko y'ayo maraso
yamenaguye ibitare agakingura ibituro, ya maraso yakinguye igituro bari bashizeho ubushishi bavuga ngo nazazuka nazavayo ku munsi wa gatatu, arasohoka ari muzima. Haleluya! N'uyu munsi aba yicaye iburyo bwa Data. Iyo wamuhaye ubuzima, wakira ubushobozi butuma ikuzimu hataguherana, bituma icyorezo kitakushobora, bituma iterabwoba ry'abazimu ritagutwara. Uyu munsi cyamugahitamo. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinyingira. Haleluya! Nta bundi buhungiro dufite. Eliya sabune ndayifite, ndaguhamagara kugukara gukoresha n'ibindi byose byasukura, ko ndagusaba uhunge iterabwoba, uhunge inkuru z'icyumugongo, uhunge ibiguca intege. Hungira muri Kristo Yesu umwana w'Imana ubeho. Abahungiye kuri we batangiye kubaho, turiho kubwe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yanjye irambwira kuri iki gice ku murongo wa 3, kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Wari uzi ko bimwe biturwanya, bimwe mu ibyorezo byategurwa, byapangwa n'imbaraga z'abazimu, abaganga bacu bakabibona mu byuma, ariko bitegurirwa ahantu utareba. Kuko biravuga ngo ibyo tureba byose bifite inkomoko mu isi y'umwuka, aho abantu batarebesha amaso. Sinzi ibigoyi umwanzi atega ubuzima bwawe, atega icyamukanyumva ukumva aya magambo mubwira. Nta handi wacikira ikigoyi cy'umugoyi uretse muri Kristo Yesu. Haleluya! Nta handi wacikira imitego iri imbere yawe uretse muri Kristo Yesu. Inshuti yanjye, muri we turanezerwa, turaruhuka, dusabana n'Imana, tugasenga, tugasubizwamo intege nshya, tugahagarara, tugatinyuka, tugahagarara mu byiringiro bizima, tukavuga ngo iki gihe gifite igihe cyacu, kirarangira, kirangirane n'ibyacyo, twongere duhagarare. Oh, haleluya! Yesu ashimwe cyane. Mantakaya umurongo wa 3, kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Reka mubwire, korona iyindi mugiga ntabwo yari yakanditswe. Hari n'izindi zizaza, izindi mugiga zizaza, ariko iyo mugiga nayo nta wundi wayigukiza uretse guhungira muri we, kuko ari uzagukiza mugiga irimbura. Ndakubwiza ukuri, iyi mugiga nta handi, iyi mugiga nta handi wahungira, nta wundi wayigutabara, nta wundi wayiguhisha, nta wundi wayikuvana. We kugira ubwoba, ahungira ku mugabo ukomeye watsinze urupfu n'ikuzimu, ni muzima, yicaye iburyo bwa Data, akubumburiye amaboko, arakwita, yiteguye kuguhobera. Muri we turahishwa, muri we turaruhuka, muri we turatabarwa, muri we harimo kugira neza kuzuye kw'Imana. Izamurira neza nshuti yanjye, kandi hakavuga ngo azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya umuhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo y'icyuma igukingira. Ndamubwiza ukuri, hari ahantu winjira ukaryama ugasinzira, ukabyuka ugatekereza, ugapanga bigakunda, ugakora bikemera. Niyo wahisemo guhungira munsi y'amababa ye, munsi y'umutaka we, munsi y'ubwiza bwe, munsi makataya, munsi y'ikiganza cye cyiza. Bene Data, mwene Data, wibaza ngo buracya biragenda gute, se ndapfana n'urwo n'abanje, ese ibyanjye biraza kugenda gute? Ndashaka kubwira ngo hari umwanya wahungiraho. Aho uri hose unyumva, hari aho wahungira, hari aho wahungira. Hari umugabo witeguye kugutwikira, hari umwami w'imbabazi, hari umwami utinda kurakara, ufite ibambe ryinshi, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukuruhura, yiteguye kugukiza ubwoba bwawe bwose. Haleluya! Yesu ashimwe. Nta mugiga yagushobora muri Kristo, nta mugiga yaguhitana muri Kristo. Muri we hari ubugingo bwuzuye. Bibiliya avuga murongo wa 11, iyo wamuhungiyeho azagutegekera abamarayika be bakudindire mu nzira zawe zose. Bene Data, harimo umurinzi bukomeye, harimo abamarayika biteguye kuba bodyguard, kuba ba escort yawe aho uzajya hose iyo wemeye kumuhungira. Marambusa
malele mroto. Igihe kimwe Petero aravuga ngo menye neza yuko Uwiteka Imana yacu itarobanura ku butoni. Bene data ntabwo irobanura ku bamuhungiyeho bose. Ababera igihome azaruhura imitima y'abana bawe. Oh haleluya. Ibyo yakuvuzeho bije gusohora, amasezerano yawe aje gusohora. Ntabwo iki cyorezo kiri buhagarike umugambi w'Imana. Icyo yagutumye gukora mu gihe cyawe uzagikora wihishe muri Kristo Yesu. Muri Kristo si ku musozi runaka, si ku gace runaka, si mu nyubako runaka, ahubwo ni ahantu umutima uhungira, umwiringiye, umwizeye, umwiyeguriye, wihannye ibyaha, witandukanije, umuhaye ubuzima bwawe. Haratekanye muri Kristo. Haleluya makata. Bibiliya ivuga ngo abamarayika be bazakuramira amaboko yawe ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Inshuti yanjye barahari kukuramira. Ntabwo uri bwikubite hasi, ntabwo uri bujye mumva, ntabwo uri bupeye igihe cyawe kitaragera. Urasohoza umugambi w'Imana, urasohoza ibyanditswe ku izina ryo mu muzingo w'igitabo. Nta na kimwe kizagabanuka utarabisohoza. Niwemera guhungira muri we. Ndavuga guhungira muri we. Aravuga ngo uzakandagira intare n'inkoma. Iki cyorezo uraza kugikandagira. Iki cyateye ubwoba bakomeye n'ibihugu uraza kukigenda hejuru. Uzakandagira intare n'inkoma. Uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yamunze akaramata nicyo zamukiriza. Zamushyira hejuru kuko yamenye izina ryawe. Zamushyira hejuru. Aya makuba bamwe agiye kubateza imbere. Iki cyanyeganyeje imitima y'abantu. Bamwe kigiye kubaha imyanya, kigiye kubaha intebe. Bamwe malemrata. Igihe Goliyati yari ahagaze, hari intwari zitwa Dawudi zabari abasore b'imigenda batazi, batigeze kuvugwa na n'umuntu wigeze kubahanuraho. Ariko mu gihe gisa n'iki hari abantu Imana igiye gukoresha amazina yabo amenyekane. Icyamukaba umwe muri bo, icyamukaba Dawudi wo muri iki gihe. Uri buhite guhungira muri Kristo, usenga, urwana intambara, urwana n'igihanda ku mavi. Mantaya ramrosetelelebosa. Hari abamarayika biteguye kukurinda, biteguye kukurinda, biteguye kurwanirira. Abo ngabo bahaguruka bagiye gukandagira inzoka, bagiye gukandagira imigunzu, gukandagira ibimaze kumira benshi, bimaze gukandagira. Ndabizi iki nicyo gihe cy'abizera, nicyo gihe cy'abantu bahishwe isi itarabona. Bagiye guhagurukana amafuta, imbaraga n'ijambo ry'ibyiringiro mu izina rya Yesu. Reka nsoze mvugana nawe dusenga. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byaha. Nzamukiza mu icyubahiro. Hari abantu bamuhungiyeho muri iki gihe bagiye kwambaza izina ry'Uwiteka, bagiye gusenga mu bundi bwe, kandi basenga Imana yumva amasengesho, Imana isubiza amasengesho, Imana igira neza. Inshuti yanjye ndakwinginze umbabarire unyumve. Muhungireho. Ni igihe cyo kwambaza yumva amasengesho, isubiza amasengesho. Bibiliya ivuga ngo kuko ari wowe wumva ibyo usabwa, niyo mpamvu nabo kumera z'isi bazazahura. Bene data, ni igihe cyo kwambaza abamuhungiyeho, abari muri Kristo. Ni igihe cyo gusenga, igihe cyo kwambaza itwumva, isubiza amasengesho. Iyi coronavirus, iyi corona turayitegekera iherezo. Nidushira hamwe, uri mu nzu yawe, ndi ku musozi wanjye, uri ku wawe, uri mu cyumba cyawe, ndi mu cyanjye, uri muri salo yawe, ndi mu yanjye, aho turi hose turayitegeka, turayishyiraho iherezo. Ifite amatwi yo kumva ijambo ry'Uwiteka, turayihagarika. Nitwambaza Uwiteka Imana yacu yiteguye gutabara. Ndaguhamagarira kumuhungiraho no gusenga. Umva, akazi ntabwo uri kugakora muri iyi minsi, ndetse n'abari ku ishuri ntabwo uri kwiga. Iki cyari igihe ukora ibyo ugomba gukorera mu nzu, ariko usenge cyane. Duhamagara Imana igaragare nk'uko yagaragaye mu gihe cya Mose. Iriteguye kugaragara kandi irazagaragaza icyubahiro cyane. Haleluya. Ngiye gusozana uyu murongo nkunda cyane. Nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye.
biyemeje gusenga, Imana igiye kugaragaza agakiza mu gihugu cyacu, mu karere kacu, mu mugabane wacu no nihaboneka abahagara mu cyuho basenga, igiye gukora ibiteye ubwoba, igiye gukora ibyo intwari zananiwe gukora. Inshuti yanjye ndaguhamagara guhungira ku Mwami, guhungira mu bwiza bwe, guhungira muri we, ikwambika uburame, nagupfa nagucenyuka. Makasataya, muri we nagucenyuka, araza kukwambika uburame mu izina rya Yesu. Ugiye kwambara uburame kandi araza kukwereka agakiza. Reka nsenge. Mana ya Abraham, Mana yumva gusenga, ndakwereka abana bawe biyemeje muri aka kanya guhungiraho, biyemeje guha ubuzima bwabo, biyemeje kukwiyegurira, biyemeje kujya mu mwanya wo gusenga. Ndakwinginze ngo wumve urahera, bambika uburame, bereka agakiza kawe, ushyiraho iherezo kuri iki cyorezo, ushyiraho iherezo ku byorezo bitegurwa, ushyiraho iherezo ku bipangirwa ikuzimu, ikiganza cyo kibe kubera. Ndasengera abana baho bari hose, ikiganza cyo kibabeho, ukiza abarwayi, abafashwe bakize, abarwayi izindi ndwara bakize, imboho zibohore, abababaye batabara, abafite ubukene bw'uburyo bwose ubakenuze imbaraga zawe, upfumbature igipfunsi cyawe, uhaze kwifuza kw'imitima yawe, bashoberewe mu mago yawe, babona agakiza kawe. Ndasenze buri mizimu, buri mbaraga, buri terabwoba, buri myuka yacanye intege, nyitegekeye gukubitwa hasi. Ndasenze mu ijuru rikingukire, kurekura imbaraga zo guhembuka no guhagurutwa no gusenga mu izina rya Yesu. Kugirirwa neza n'imbabazi be ku buzima bw'abera, be ku mago yabo, be ku bana babo, be ku kazi kabo, be ku buzima. Marambro sotokoya makatelele mbroto bobo sembe, kugira neza kwawe kwinshi kube mu mago yabo, burinzi bwe bwinshi bubabeho mu izina rya Yesu. Ukingurikira reka mubwire inshuti yanjye, isengagano nanjye isengesho ibushaka umuhungiraho. Vuga: Data, mu izina rya Yesu, uyu munsi nje guhungiyeho, nguhaye ubuzima bwanjye, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka ndetse n'ibyo nibagiwe, ndakwihaye. Kuri izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, urishire mu gitabo cy'ubugingo. Ngwino utegeke umutima wanjye, ngwino umbere Imana, ngwino umbere igihome mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kumpaye agakiza, ndagushimiye ko nyijijwe. Usubire muri aya magambo, ikiganza cy'Imana kikubeho, umugisha w'Imana ukubeho, kugirirwa neza n'imbabazi bigutwikire, bigukurikire mu izina rya Yesu Mwami n'Umukiza ndasenze. Amen, amen. Amahoro ya Kristo abane natwe twese mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.